Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'175. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, urera cyane kandi urakiranuka, tugushimiye imbabazi n'ubuntu byawe bitarondoreka, udahwema kutugira uko buje n'uko bukeye. Igitondo waturinze, tugeze amasaha tukiri bazima, ubihimbarizwe Data wera. Utweze gukiranirwa kose uko twagendeyemo, amagambo twabuze, ibitekerezo byo twakoze, Mwami ibyo byose bitagutunganye, turasenga ngo ubitubabarire kandi ubitwezeho. Icyo tugusaba cyane ni ukugira ngo uduhe imbaraga zo kudasubiramo no gutandukanywa nabyo mu izina rya Yesu KRISTO. Ngo tugiye kumva ijambo ryawe rero Mwami dutunganyirize kuryumva, ngo tugiye kumva ijambo ryawe Mwami ufungura amatwi yacu kuryumva, imitima yacu kurisobanukirwa, amaso yacu kubireba, mu izina rya Yesu KRISTO. Data wera ntabari twobwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenga Umwami Imana, inzira yo gukiranukira dufite, inzira yo kugutunganira dufite, iyi nzira yo gukora iby'ubushake bwawe dufite Mwami Imana, turasenga kugira ngo uyihaze, kugira ngo Mwami Imana utwuzuzemo imbaraga n'ubushake n'ubushobozi bwo kugenda nk'uko ushaka no gukora ubushake bwawe, mu izina rya Yesu KRISTO. Udutandukanye n'ibyaha burundu, udutandukanye n'intege nke burundu, kugira ngo tube abakristo bagutunganira rwose mu migendere yacu yose. Indwara zose muri twebwe turazirukanye, intege zose z'umubiri ziri muri twebwe turazirukanye, kugira ngo ubwami bwari bwo butegeka. Ni mu izina rya Yesu KRISTO Data wa twese dusenze twizeye, amen. Ibinezeza by'iyi si biniga ijambo ry'Imana, yabibwe muri wowe cyangwa bibwa muri wowe. Ibyo turabisanga mu Luka ibice 8 umurongo wa 7 kugeza kwa 14. Biravuga ngo izindi zigwa mu mahwa, amahwa mena nazo araziniga. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo maze bakigenda, amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga ntibera imbuto nziza. Ibyo ni mu Luka ibice 8 umurongo wa 7 kugeza kwa 10 umurongo wa 7 na 14. Ibinezeza by'isi biniga ijambo ry'Imana. Abantu babiri twamaze kubona ikibazo bari bafite cyari mu mitima yabo nuko yari iteye. Umuntu wa gatatu tubona uyu munsi ikibazo cy'ubutaka afite si ikibazo cy'uko ubutaka ari bo ubwabwo, ahubwo kuri inshuro ni ikibazo cy'amahwa abuteyemo. Ahari wakwigira uti kuko ubutaka ari bwiza birahije kugira ngo bwere imbuto zikwiriye, ko umuntu yabasha kwihanganira ibimugerageza ntabwo bihagije ngo bimugire umukristo mwiza. Itonde, kuba kwihangana kwawe guhari, kuba ubasha kwihangana ntabwo bikugira umukristo mwiza. Uyu muntu watandukanye n'uwa kabiri ndetse n'uwa mbere, kuko ikibazo afite atari ubutaka, kwihanganira atari ubutaka bwabo, cyangwa atari ukubasha, atari uko atabasha kwihanganira ibimugerageza, ahubwo nuko afite amahwa hejuru y'umutima we wizera afite. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu we atandukanye n'uwa kabiri. Iyo abandi bananirwa mu nzira kubera ibibazo bahura nabyo mu bukristo bwabo, uyu bananirwa mu nzira kubera ibyiza abona mu bukristo bwe. Kuko igihe ijambo ry'Imana riba ririmo rirashorera imizi muri we, nibwo n'amahwa nayo aba arimo gushorera imizi, maze ayo mahwa yakura akaniga ijambo ry'Imana riba ryarabibwe muri we, maze ntiryere imbuto. Ikibazo abantu nk'aba bafite ni uko bumva ijambo ry'Imana banezerewe, maze bataha bakumva ibindi biganiro, bakareba amafilime ndetse n'indirimbo byo mu isi byangiza ubugingo bw'ababikora, maze bakivanga n'abanyamahanga badahwanye, bakemera guhindurwa n'isi aho kugira ngo bayihindure. Uru ruvange rw'iby'isi bivangamo nibyo bikurana n'ijambo ry'Imana, maze bikaribuza kwera imbuto. Muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 kuza kwa 17 biratubwira ngo, ndasoma ibiri ijambo ry'Imana, haravuga ngo ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu ukunda iby'isi ntabwo ukunda Imana aba afite. Iby'isi ni by'ibi, iby'umubiri w'umuntu urarikira, n'ibintu amaso yareba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibyo. Ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Isi iriho irahita kimwe n'irari ryayo, ariko ukora iby'Imana ishaka ahoraho iteka ryose. Mu Banyakorinto
rwa mbere ibice 15:33 baravuga ngo ntihakagire ubayobya, kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Ndasubiramo, ntihakagire ubayobya, kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Kwirinda rero birakwiriye, kuba maso nabyo birakenewe. Ugomba kumenya guhitamo ibyo ureba n'ibyo wumva. Menya abo wita inshuti zawe, ntiwemere guhindurwa n'isi, ahubwo utumbira Imana uzarushaho gusa nayo. Bitandukanye n'umunezero ndetse no kudamara by'isi, biniga ijambo ry'Imana ryiza ryakubibwemo. Kwizera kwawe kuzakomera numara kwitandukanya n'iby'isi. Reka dusenge. Uwiteka Mana igira neza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Wabanye natwe, waturinze, utugejeje amasaha tukiri bazima. Uhimbarizwe, twumvishe ijambo ryawe kandi dusaba kwitandukanya n'iby'isi. Bidusaba kwitandukanya n'umunezero no kudamara biri mu isi bibuza abantu bawe kukumenya. Turasenga cyane ngo mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana, uduhe imbaraga zo kwitandukanya n'uwo munezero w'isi utagira icyo ugeza ku bantu. Uwo munezero w'isi utuma abantu basaya mu byaha, ibyo binezeza by'isi n'amaganya y'isi atuma abantu basubira mu byaha. Mwami Imana akabuza abantu kwera imbuto. Turasenga cyane ibyo ngibyo Mwami Imana bitandukanye nabyo, ahubwo kuba imbaraga n'urukundo byawe byinshi bitarondoreka. Utwuzuze Mwami Imana inyota yo kumvira no kugukorera no kugutunganira. Turagira ngo tunezezwe n'ijambo ryawe, turagira ngo tunyurwe n'ubuntu bwawe, turagira ngo tunyurwe n'imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu tugenda uko ushaka, mu izina rya Yesu tuvuga uko ushaka, mu izina rya Yesu twitwara uko ushaka. Urera cyane kandi urakiranuka, ushyirwe hejuru Mwami Imana. Turasanga umuntu wese ufite icyifuzo cyo gutunganira Mwami Imana asubizwe, ufite icyifuzo cyo kwera asubizwe, ufite icyifuzo Mwami Imana cyo kugenda nk'uko ushaka asubizwe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumva gusenga kandi kugiye gukora ibikomeye. Mu izina rya Yesu urakoze Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi warisanga muri Yakobo ibice 4:4 kugeza ku 5, havuga ngo nk'abasambanyi mwe, mbese ntimuzi yuko ukunda iby'isi aba ari umwanzi w'Imana? Nuko rero umuntu wese uhitamo gukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Ese mutekereza ko ibyanditswe ari ugupfa kuvuga igihe bigira biti Imana ifuhira umwuka yashyize muri mwe? Ibyo biri muri Yakobo ibice 4:4 kuza ku 5 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Mugira amahoro, Imana ibane namwe, kuko Imana agumane namwe. Ndabingingira cyane ngo Imana ibagire neza, Imana ibabashe kuyumvira, Imana ibashoboze kugendana nayo, Imana ibabashe gukora ubushake bwayo, kandi Imana ibuze rwose kurera no gucyanuka no gutungana. Ni ukuri mugende nk'uko Imana ishaka, kandi murusheho gukura muhinduka nka Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, muhabwe umugisha n'Imana, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.